Good morning, good morning all of you. Gitondo cyiza kandi cyane. Bifurije ntangiro z'icyumweru nziza. Umwe wese akomeze kugubwa neza. Umwe wese Imana imwishimira mu byo yarimo byose kandi umugisha mu imbaraga zo kwiteza imbere mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uyu ni Mwami Emile Trainer Speaker Mentor. Ladies and gentlemen, leaders, Rwanda Bote Global team members, I love you so much. Iki gitondo cy'umugisha tugireho umugisha Imana ikabanje kudutiza umwanya wo guhumeka no gukora ibyiza. Munyemerere tuganire uburyo cyo gutumira ukoresheje message cyangwa se kuvuga ngo texting cyangwa se kwandika network marketing prospect, kwandikira abantu bacu abakiriya bashya twifuza kwinjiza muri business muri uyu muga dukora. Nimba ugira ngo uyu munsi ibihe tugezemo utera imbere mu by'ukuri mu buryo cyangwa se ubundi, icyo usabwa no kwandika no kuba ngo vuga byinshi bike ku bantu benshi. Talk less to more people. Vuga byinshi ku bantu benshi. Muri ubwo buryo bwo kuvuga byinshi ku bantu benshi, bike ku bantu benshi, icyo uraza gukoresha cyoroheje cyaza gukorera cyane nuko wajya ukoresha message. Kubera iki message muri uyu mwuga dukora? Uyu mwuga dukora nukoresha message cyane cyane nko ku bantu bashya, bizakurinda kugira ubwoba bwo guhamagara abantu. Noneho ubandikire. Ubwira ati hayi. Waba ujye utekereza ko wakora ikindi kintu wakora kiguha amafaranga kitakubuza kandi kazi. Iyo ni message ushobora kuba watanga. Mu gihe kiri umuto cyangwa se gitangira no business, icyo bagusaba, icyo usabwa cyane ukoresha ibintu bigufasha byoroheje kugera ku bantu benshi. Demo ugera ku bantu benshi, demo uzahura n'abantu banyabo benshi bakaza mugakorana business. So rero iramubwire ngo abantu bashya iyi message y'uyu munsi irabareba kandi cyane. Guys, mubwira ngo tips z'abakoresha ni izi. Icyambere n'ubutangiye gukoresha message ntukabe nk'irobo, ugomba kubanza ukaba umuntu. Icya kabiri, byoroshye wibikomeza. Byoroshye wibikomeza kandi bitanga presentation kuri mu gihe utanga n'uze message. We just mutumire, numara kumutumira ashobora kuza kuba yaza kujya muri WhatsApp group, ashobora kuba waza kumuha video akayireba cyangwa se mugahura, ariko mu gihe ukimwandikira banza umwandikira umutumire. Hanyuma ntugakondarize cyane mu gihe ugutumira ukoresheje message. Message yawe yandika kandi isunikira umuntu uyimuhereza yumve. Wiyanariza ko uyanarizaho wa muntu ugiye kwandikira uramuruzinga cyangwa se uramuhomba. Yes, hanyuma ikindi kintu gikurikiraho, komeza utumire ukoresheje message, ntukabihagarike. Niba watangiye kujya utumira abantu 5 ku munsi, komeza ubikore kuko bizakugira umumaro cyane mu minsi izaza. Ikindi kintu nakubwira ngo niba bishoboka mupanga uburyo kimwe guhura, ni uburyo bwiza cyane. Mupanga uburyo ki mugomba kuba mwahura. Then ikindi kintu gihari, tumira abantu mu masaha 24 cyangwa 70, mu munsi umwe cyangwa mu minsi 2, burya nibwo biryoha. Witumira abantu mu minsi 5 minsi 3 ngo muzaganira, ahubwo byaba byiza mu masaha 24 ndetse n'amasaha 28 mupanze ku buryo mushobora ko mwagira gute buryo mushobora guta mwahita muhura. So kubera iki message uyu munsi izakora? Kubera iki uyu munsi mubwira ngo tumira ukoresheje message? Iyo urebye neza ukoze ubushakashatsi uraza gusanga abantu 90% bakuze, abantu 90% bakuze bafite telefone. Ushobora kwandikira umuntu kuri telefone isanzwe, ushobora kwandikira umuntu kuri telefone kuri WhatsApp, ushobora kwandikira umuntu kuri Facebook, ushobora kwandikira umuntu kuri email ukoresheje telefone yawe. Abantu 58 rero uyu munsi 58% bafite smartphone. Ibintu ugomba kubimenya. Abantu 58% bafite smartphone. Miliyoni 10 143 miliyoni 143 z'abantu batuye hafi muri Afrika, abo bantu bakoresha smartphone. Baba bakoresha telefone za smartphone muri Afrika. Abantu 91%, abantu 91% mu masaha 24 bano bantu bashobora kuba bakwaccess cyangwa se bagera kuri telefone zabo. Ikindi 74% telefone zabo ziba ziri ahantu barara. Nuvuga ngo mbere yo kuryama areba kuri telefone, na mbere na nyuma niyo abyutse kirabanza gukora bwa mbere nukureba kuri telefone. Niyo mpamvu mubwira ngo koresha telefone yawe mu byungura, utumira abantu, uganiriza abantu ukoresheje telefone, uzabona umusaruro. Then abantu 95% bose, okay, iyo ubandikiye kuri telefone baragusubiza. Iyo ubandikiye kuri telefone baragusubiza. Iyo ubandikiye kuri telefone message ubandikiye gira gute barazibona. Bamubwira ngo gerageza ukoreshe smartphone yawe. Hanyuma ikindi, abantu 93% bose iyo wohereje message mu minota 3 barayibona. Bamubwira ngo gerageza ukoreshe ikintu cyitwa iki message. Nukoresha message umusaruro uzaboneka kandi cyane muri uyu muga twatangiye muvandimwe wanjye. So rero nshuti muvandimwe wanjye nkunda, nari ndamubwira uburyo ki ugomba gukoresha text message urutumira abantu bawe, urutumira inshuti zawe, kuko ari ikintu cy'ingenzi cyane cyo kwa cyagufasha. Reka turabe type ebyiri cyangwa 6 ushaka ko wakoresha mu gihe utumira abantu zoroshye message zoroshye ushaka ko wakoresha. Ushaka kumubwira uti ese uyu munsi ejo kuwa kabiri ufite umwanya ukamubaza gutyo,
cyangwa ukamubwira ati ndashaka ko duhurira kuri lunch, inshuti yawe yibwira ati ndashaka ko duhurira kuri lunch, cyangwa se ukabwira ati ese nimugoroba nyuma y'akazi ufite umwanya, ukamwandikira message imeze gutyo. Ushobora kumubwira ati ese ejo gusa ufite umwanya, cyangwa se saa sita twahurira kuri lunch, cyangwa se ese ejo nimugoroba nyuma y'akazi twahura. Nuvuga ngo izo ni message ushobora kubahereza umuntu agatangira kumva ko mushobora kuba mwahura, kandi message zoroshye zitagoye wohereza inshuti zawe. Ndagira kubwira umuvandimwe wanjye wowe uri aha ngaha, gerageza gukoresha message nimba ushaka umusaruro muri network marketing. Guys, to all three are working together, nothing will be impossible. See you happy networking. I love you so much. Umunsi mwiza.